buri muntu wese asenge amenye ngo Imana niyo buhungiro bwacu kandi ifite control. Nabwira umukristo wese aho uri hose ngo wibuke aya magambo ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye, niyo Imana yahaye misiyo ikomeye cyane mu gihe nk'iki, kuko yo ni Imana ishobora byose, ni Imana itegeka byose, ni Imana igenga byose. N'iyi virusi ntabwo yisumbye imbaraga. Mwese ndagira ngo muri kino gitondo kidasanzwe dufate umwanya wo gusenga. Ngira ngo mu buzima bwanjye mu mirimo itandukanye nk'umupastori n'ubwa mbere dukoze iteraniro nk'iri ngiri, abantu bicaye hagati y'undi n'undi harimo imetero zigera kuri 2, intebe arizo nyinshi mu rusengero, abantu ari 10 gusa, ariko naryo ni iteraniro. Haleluya. Ndagira ngo rero nkuko dusanzwe tubikora dufata umwanya wo gusenga, cyane cyane dusengereye impamvu yatumye duterana dutya. Abenshi mukaba mukurikira ubutumwa kuri internet, kuri YouTube no ku zindi mbuga tujya dukoresha, ariko dufata umwanya dusengera igihugu, dufata umwanya dusengera isi, kandi dufata umwanya dusengerane, dusenga Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu, turi ubwoko butajya bubura ibyiringiro, turi ubwoko butajya bucika intege, kuko turi ubwoko bufite Imana kandi Imana itegeka ijuru n'isi. Turi ubwoko buhorana ibyiringiro, turi ubwoko buhorana imbaraga, kuko mu ijambo ryawe dufitemo amasezerano menshi aduhumuriza kandi akadukomeza mu gihe nk'iki. Mu ijambo ryawe Mwami wacu Yesu Kristo waratubwiye ngo mu bihe nk'ibi ngibi ngo ntituzahagarika umutima kuko wanesheje isi. None mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, ubutware waduhaye, dufasha ubutegetsi bwose waduhaye ku bikomeye byose biriho mu isi, turategeka izi virusi za CoranaVirus zahungabanije isi, zateye abantu ubwoba, ngo imbaraga zawe zimanukire kuri iyi si kugira ngo byose ubihindure bishya. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, turasenga ngo uku kwezi kwa 3 kuzarangire habonetse umuti, habonetse urukingo, ubwoba bwavuye ku isi, kandi abantu bose basubiranye ibyiringiro, abantu bose basubiye mu buzima busanzwe, kandi abantu bose bamenye kuri Imana ishobora byose kuko tugusenga ugasubiza. Turasenga ngo abashakashatsi bari hirya no hino ku isi barimo gushakisha ibisubizo by'iki kibazo, ukorane nabo, ubungura umwuka w'ubwenge, ubungura umwuka w'ubuhanga, ubahwitura ubakangure, kuko iyi CoranaVirus wowe uzi uko ikora, uzi uko iteye, uzi n'igishobora kuyica ndetse kikayirandura ikavaho. Ukorane nabo ngabo, ubahe ibyiringiro kandi ubahe umuti, ku buryo ku kwezi nikurangira tuzavuga ngo twarabisengeye kandi Imana yashubije gusenga kwacu. Dushyizeho itariki ntarengwa dusenga tukubwira ngo Mana, urabona mu gihugu cyacu bashyizeho ibyumweru 2, ibi byumweru 2 bizarangirane n'icyo kibazo kandi bizaba ari iherezo ry'iki kibazo. Turasenze ngo wumve gusenga kwacu, wumve kwinginga k'ubwoko bwawe, ariko hagati aho ngaho banza uturemo umutima, ukomeze ubwoko bwawe ubahe ibyiringiro, ukomeze ubwoko bwawe ubahe imbaraga. Tuwe no gusenga ko si cyo kibazo cyonyine kiri mu bantu bawe, harimo benshi bafite ibindi bibahangayitse, harimo benshi barwaye, harimo benshi bihebye, harimo benshi bari mu byaha, harimo benshi bari mu ngorane zitandukanye. Urambura ikiganza cyawe ubasubize, urambura ikiganza cyawe warememo ibyiringiro. Bana natwe muri uyu mwanya, kumugisha ijambo ryawe tugiye gusangira, kandi aho rikwirakwira hose, abari buryumve bicaye muri saro bari bonyine, abazaryumva bari mu modoka, abazaryumva ari amagurupe, iri jambo rimanukana imbaraga zidasanzwe, kuko tugusabye ngo urishyiremo imbaraga. Ibi ryo guhumuriza ubwoko bwawe, ibi ryo kubaha icyerekezo, kandi ibi ryo gukomeza umurimo wawe. Ko ni mu izina ryawe dusabye Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndagira ngo dufatanye ijambo ry'Imana rihuye n'uyu munsi, ariko ritugumisha mu murongo w'ibyo twarimo. Murabizi hano muri paruwasi ya Remera turi mu minsi 40 yo gusenga no kwiriza ubusa ku ntego y'ubuzima ufite intego. Twifashishije igitabo cya Warren, ubuzima ufite intego. Ariko nanone mu gihugu cyacu ubu turi mu gihe
hatangajwe iminsi 14 yo kwiherera mu ngo zacu, abantu ntibajye mu materaniro, ndetse ahantu hahurira abantu benshi mu biriyo, mu bukwe n'ibindi, bakagabanya umubare. Ngira ngo abantu benshi barahangayitse, abantu benshi bari mu cyo bita panic, bari mu bwoba. Ariko ijambo ry'Imana riraduhumuriza, rikatwongerera imbaraga. Nahoze mbwira abantu yuko uyu n'umwaka wanjye wa 62 mu buzima. Habayeho ibyorezo byinshi, habayeho intambara nyinshi, habayeho ibintu bihungabanya isi, ariko nibwira ko nta kirahungabanya isi nk'uko coronavirus yabigenjeje. N'ubwa mbere nabonye ku isi yose abantu bagira ubwoba, abantu bakagoma mu ngo. Si mu Rwanda honyine, no mu bindi bihugu birahari, kubera yuko bagize ubwoba. Nyamara witegereje neza, nubwo iki cyorezo gikwira vuba cyane, ntabwo ari cyo cyisha abantu benshi, ariko nicyo cyateye ubwoba kurusha ibindi. Ngira ngo ubaze umubare w'abantu bishwe na sida, ubaze umubare w'abantu bishwe na Ebola, ubajwe umubare w'abishwe na za SARS n'ibindi, ntabwo urangana nabo coronavirus yishe, ntabwo urangana n'umwe muri iyo mibare y'ibindi byorezo. Ariko ikintu yabishyize mu bantu, yabashyizemo ikintu cyitwa panic, ubwoba. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo twitware dute igihe haje ikintu giteye abantu ubwoba. Kuko ngira ngo iki ni cyo umukristo wese yagombye gusobanukirwa. Muri Zaburi ya 11, umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo niba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Muri translation z'icyongereza aravuga ngo niba imfatiro zinyeganyeze, umukiranutsi yakora iki? Niba hajeho ikintu leta idafiteho control, niba hajeho ikintu ingabo zidashobora kurwanya, niba hajeho ikintu polisi idashobora guhiga, umukiranutsi yakora iki? Iyi imfatiro zinyeganyeze, umukiranutsi yakora iki? Ijambo ry'Imana riratubwira muri iyo Zaburi ya 11, uwanditse iyi Zaburi yatangiye avuga ngo Uwiteka ari mu rusengero rwera, Uwiteka intebe yiri mu ijuru, amaso yareba abantu, imboni ze zirabagerageza. Ikintu cya mbere uyu mwanditsi wa Zaburi atwibutsa nuko no mu bihe nk'ibi ngibi Imana yo irakomeza ikicara ku ntebe yayo, kuko intebe y'Imana ntijya, intebe y'Imana ntijya inyeganyega, intebe y'Imana ntijya yikanga. Ni isi yanyeganyega, ni isi yahinda umushitsi, ni isi yagira ubwoba, ariko umwanditsi wa Zaburi aratubwira ngo Uwiteka ari mu rusengero rwera, Uwiteka intebe yiri mu ijuru, kandi amaso yareba abantu. Haleluya. Noneho umwanzuro uyu umwanditsi wa Zaburi akuramo, Zaburi ya 11 aravuga nanone ku murongo wa mbere ngo Uwiteka niwe mpungiraho, Uwiteka niwe mpungiraho, mubwirira icyo umutima wanjye muti hungira ku musozi wanyu nk'inyoni. Uyu nkunda ukuntu uyu mwanditsi wa Zaburi yabivuze. Mbishyize mu yandi magambo aravuga ngo niba imfatiro zisenyutse, ngo mwimbwira ngo ninjye muri panic, ngo nimbwira ngo ninirukanye nkubite hirya no hino, ngo mwimbwira ngo nimpungire mu misozi, ngo Uwiteka niwe buhungiro bwanjye. Haleluya. Nibwira yuko ku muntu w'Imana hari ibintu bimwe tugomba kuzirikana, hari ibintu bimwe tugomba kwibuka. Iyo ibintu bigenze nabi, tugomba kwikomeza ku Uwiteka. Inshuro nyinshi Dawidi yagiye yandika, hari igihe yagiye avuye kurwana, nako yaragiye kujya kurwana aherekeje umwami wa Filistia wa Kishi. Aragaruka agarutse Sikiragi, asanga urugerero rwe barushenye, abagore babanyaze, abana babatwaye n'ibintu babitwaye. Abo bari bari kumwe baramurakarira, baravuga ati ubundi watujyanaga hehe? Ngo bamera nk'abenda kumutera amabuye. Ariko Bibiliya yatubwira ngo Dawidi yikomeza ku Uwiteka. Iyo ibintu bigenze nabi, twe twikomeza ku Uwiteka. Haleluya. Iki ntabwo ari cyo gihe cyo gupanika, ntabwo ari igihe cyo kwirukanka, ntabwo ari cyo gihe cyo kugira ubwoba, ni igihe cyo guhindukira ukikomeza ku Uwiteka. Haleluya. Kandi iki si cyo kibazo cyonyine kizatuma twikomeza ku Uwiteka. N'ibindi bihe byose nuzabona when the going gets tough. Abongereza baravuga ngo when the going gets tough, ngo ibintu bigeze mu mahina, ngo the tough get going, ngo abintwarane ngo barahaguruka bakagenda. Ariko je ndavuga ngo when the going gets tough, ngo nubona ibintu byakomeye, uwizera we yikomeza ku Uwiteka. Haleluya. Iyo ibintu bikomeye wikomeze ku Uwiteka. Ubu ikibazo gikomeye cyane,
iyi si ibonye igeze mu bibazo ntabwo yibuka umuremyi wayo, iratangira igakubita hirya no hino, iratangira ikishakira ibisubizo. Ariko nyamara mbabwiza ukuri, isi iramutse ihindukiriye Imana ikavuga ngo mureke tubaze Imana yaturemye, mureke tubaze Imana idukunda, iki kibazo cyatugoye igisubizo kiri hehe, ntabwo Imana yatinda gutanga igisubizo, kuko yo ni Imana ishobora byose, ni Imana itegeka byose, ni Imana igenga byose. N'iyi virusi ntabwo yisumbye imbaraga. Haleluya. Ariko twebwe abizera Imana, reka dukora icyo Imana yadutegetse gukora. Icya mbere tugomba gukora, twikomeze kuwiteka. Haleluya. Icya kabiri tugomba gukora, twishingikirize ku masezerano. Twe turi ubwoko butajya butakaza ibyiringiro, turi ubwoko butajya bucika intege, kubera yuko dutungwa n'amasezerano. Hari indirimbo tujya turirimba ivuga ngo uwishinze ku masezerano ahorana amahoro. Twe dufite amasezerano y'Imana, twe dufite amasezerano dushobora guclaiminga, dushobora guhamagara, dushobora kwishingikirizaho n'iyi imfatiro zisenyutse. Haleluya. Amwe muri yo, Zaburi ya 46 harimo amasezerano meza. Iyi ni Zaburi yagiye inkomeza mu bihe bikomeye cyane. Umurongo wayo utangira uravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akabirindura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Imana niyo buhungiro bwacu, niyo ibintu byahinduka twebwe ntabwo tuzakuka umutima. Haleluya. Zaburi ya 91 kuva ku murongo wayo wa mbere kugeza ku murongo wa 6 iratubwira ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti urubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Kuko ari wowe uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugirimbura. Azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we niyo ngabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Iyo hajeho ibiteye ubwoba, iyo hajeho ibirimbura, iyo hajeho mugiga, umuririmbyi wa Zaburi aravuga ngo ngewe hari ikintu kimwe nzi, nzahungira ku Uwiteka Imana yanjye. Haleluya. Zaburi ya 23 nanone Dawidi aratubwira ngo niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya. Umva uko abivuga neza ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Mu gihe nk'iki ngiki ntabwo duhumurizwa n'ubwirinzi gusa, simvuga ko tugomba kubukuraho, ariko duhumurizwa no kumenya ko Imana yacu ihora iri maso kandi tureberera kandi nituragiye. Haleluya. Icyo nicyo kintu cya mbere tugomba gukora. Icya mbere tugomba gukora kwikomeza kuwiteka Imana yacu. Icya kabiri guhungira mu masezerano yayo, kuko dufite uburinzi, dufite amasezerano ko izaturinda. Icya gatatu gukora ibyo Imana yadutegetse mu gihe nk'iki. Ikibazo gikomeye cyane, ubu abantu benshi bapanitse. Icya mbere barimo gukora, ubu ndabizi simbishidikanya, bamwe ubu ngubu bagiye mu mabutike agifunguye, bagiye kwibikaho imiceri, bagiye kwibikaho amasukari, bagiye kwibikaho ibyangombwa byose, kuko bazi yuko bishobora kubura. Icyo bakita panike, bakita ubwoba. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, niyo wakwibikaho umuceri, niyo wakwibikaho ibirayi, niyo wakwibikaho ibishyimbo, ntabwo bizakubuza kugira panike, kuko igiteye ubwoba kizaba kiri hanze. Ikidutera ubwoba si uko tutazabona ibidutunga, ikidutera ubwoba nuko tutazi icyo cyago aho kizaturuka, kigenda mu mwijima nk'uko umuririmbyi wa Zaburi yavuze. Ariko Imana yihora iri maso ku bwacu. Haleluya. Ndagira ngo ahubwo twibuke ikintu kimwe Imana itubwira. Imana yatubwira ngo nimubona bigenze bitya, mukabona mugiga yaje,
mukabona ibibazo byabaye byinshi, mukabona ingorane ziyongereye, hari icyo mugomba gukora. Mu ngoma ya kabiri igice cya 7 umurongo wa 13 n'uwa 14, Imana yabwiye Salomo, iramubwira ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu. Izi zo ntiziragera mu Rwanda, ariko haruguru yacu zirahari, nazo ziri mu byo dutinya ko zishobora kuzamanuka, kuko nazo zirahari. Ingoma ya kabiri ibice 7 umurongo wa 13, nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ni mu ijuru mbabare igicumuro cyabo, mbakiriza igihugu. Haleluya. Nkunda ya magambo, kuko Imana iratubwira ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, nindamuka nohereje mugiga mu bantu banjye, nindamuka ntegetse inzige ngo zone igihugu, ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, bagashaka mu maso hanjye, nanjye nzabumva mbabare igicumuro cyabo, mbakiriza igihugu. Murabizi nubundi iyi karantine, aka kato kabaye, turi mu minsi 40 y'amasengesho. Tuzakomeza gusenga, tugiye gusenga, buri muntu wese asengere mu rugo, buri muntu wese asengera aho ari, buri muntu wese asenge mu nzira, buri muntu wese asenge amenye ngo Imana niyo buhungiro bwacu kandi ifite control y'ibi bintu byose, kuko Imana yarabivuze, iravuga ngo mu gihe nk'iki ngiki ntabwo ari ahandi muzashakira abantu banjye bitiriwe izina ryanjye. Ndabwira umukristo wese aho uri hose ngo wibuke aya magambo ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye, niyo Imana yahaye misiyo ikomeye cyane mu gihe nk'iki. Icya mbere nibicisha bugufi bagasenga. Haleluya. Nibicisha bugufi bagasenga. Icya kabiri bagashaka mu maso hanjye. Icya gatatu bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbabarira igicumuro cyabo, mbakiriza igihugu. Haleluya. Iri ni isezerano dushobora kwishingikirizaho, ariko ririmo n'ibikorwa tugomba gukora. Hanyuma ikintu gikomeye cyane tugomba kwirinda ibintu bibiri. Icya mbere, hari amagambo Imana yavuze muri Yesaya mu gice cya 30. Imana iravuga ngo, Yesaya igice cya 30, Imana iravuga ngo mpora mbabwira, narababwiye, nabasubiriyemo. Yesaya igice cya 30 turava ku murongo wa 15, aravuga ngo Uwiteka Imana uwera wa Isirayeli yavuze ati, nimugaruka mugatuza muzakizwa, mwituza no mu byiringiro nimo muzaherwa imbaraga, ariko mwaranze. Haleluya. Mwituza no mu byiringiro niho tuzaherwa imbaraga, ariko ikibazo kirimo icyo tugomba kwirinda mu gihe nk'iki. Imana iravuga ngo narababwiye ngo mwituza no mu byiringiro niho muzaherwa imbaraga, ngo ariko mwaranze. Baranze bajya gukora iki? Ngo ahubwo muravuga muti oya, kuko tuziruka ku mafarasi. Ni koko, ariko muzaba muhunze, kandi muti tuzagendera ku y'imbaraga. Ni koko n'abazabakurikira nabo bazaba ari abanyembaraga. Abantu aho kugira ngo batuze bashaka Imana, bakubita hirya no hino, barapanika. Kandi iyo umuntu yapanitse afata ibyemezo bitari bikwiriye. Iyo umuntu yapanitse ashobora kwanga n'inshuti kandi nta kimutwaye. Imana ikavuga ngo mwituza no mu byiringiro niho muzakura imbaraga. Haleluya. Reka nkubwire nawe ngo mwituza no mu byiringiro niho tuzakura imbaraga, ariko ngo mwaranze, ngo muravuga ngo tuziruka. Imana ikavuga ngo sawa, ni mwiruke, ariko nibizabirukankana nabyo bizaza bifite imbaraga. Dukomeze gusenga rero. Icya kabiri tugomba kwirinda ni amagambo akomeye cyane dusanga mu gitabo cy'Ibyahanuwe igice cya 9. Murabizi
ubu abakristo benshi bagiye kuvuga bati ubu ngubu ni Imana yaduciriyeho iteka, ni Imana irimo guhana abanyabyaha. Iyo nyigisho giye sinjya nyigisha, ahubwo hari ikintu gikomeye cyane. Hari igihe Imana yandika ku rukuta ntidusome ibyo irimo kwandika. Ibi byorezo bigenda biza, ibyorezo bigenda byiyongera, ni Imana irimo kwandika ku rukuta rw'isi. Yesu yaratubwiye ngo mu minsi ya nyuma ngo muzumva urusaku rw'intambara, ngo ishyanga rizatera irindi, ngo kandi ngo hazaduka n'ibyorezo. Uku ni ukuramuka kw'ibihe bya nyuma, ariko abantu ntibashaka kubyemera. Imana ihora yandika ku rukuta. Uwitwa Berushaza yigeze kubaho ari umuyobozi wa Babuloni, hanyuma kubera kurengwa no kumererwa neza, ibintu bimutunganiye, yumva ibintu byose bishoboka, sekuru witwaga Nebukadineza yari yarurutse Babuloni ku buryo nta muntu washoboraga kuyifata, niko bibwiraga. Noneho Berushaza amaze kwima ingoma, akoresha umunsi mukuru, aravuga ati munanzanire na bya bikombe by'Imana mbinyweshe n'inshoreke zanjye n'abantu banjye. Hanyuma Imana irabireba ngo Berushaza arimo kubyina, ndamureba ahagaze muri soirée, bamaze kunywa inzoga, basinze, bamaze kunywa inzoga bahaze, afashe umukobwa mwiza barimo kubyina, hanyuma ikiganza kitagira ukuboko cyandika ku rukuta. Ahamagara abahanga ngo bamusomere iyo nyandiko, irabananira. Ahamagara abapfumu n'abakonikoni ngo bamubwire icyo ari cyo, birabananira. Ngira ngo natwe hari igihe Imana ikora ikintu kigashobera isi, ikatwibutsa ko ariyo Mana itegeka ijuru n'isi, kuko hashobora kuboneka ikintu tutateganije. Ikiganza cyandika ku rukuta kibwira abantu ngo itegure guhura n'Imana yawe. Ariko benshi ntabwo bazatega amatwi. Icyo gihe Berushaza byaramushobeye, amaze gushakisha ubwenge bwose byamunaniye. Nyina araza aramubwira ati ariko hari umuntu witwa Daniyeli, musa n'uwaramushyize mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko iyo so byamunaniraga, iyo sogokuru byamunaniraga, niwe bahamagaraga, kuko afite Imana isoma ibimenyetso byose. Dufite Imana ishobora gusoma DNA, ADN ya CoranaVirus bakayica mu munsi umwe. Ariko twe tuzizera ubwenge bwacu, nyuma aratubajije Imana yatwereka inzira. Daniel araza aramubwira ati ibyo kumbwira ngo urampa imikufu, urampa promotion, byihorere, kuko kiriya kiganza cyavuzwe ngo wapimwe, wagezwe, basanga udashyitswe, ubwami wabwambuwe buhawe undi. Hari igihe Imana ipimisa, hari igihe Imana ikoresha ibimenyetso bitandukanye kugira ngo tuyihindukirire, twongere tuyizere, ariko abantu bakayihorera. Igahamagara ariko abantu ntibumve, igategeka ariko abantu ntibumvire. Ariko ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe, twebwe turabizeye Imana, reka dukore iby'Imana yadutegetse, twebwe tuyumvire. Haleluya. Nintegeka abantu banjye, ninohereza mugiga mu bantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, nanjye nzumva ndi mu ijuru, mbabarira ibicumuro byabo mbakiriza igihugu. Imana ihamagara abantu ngo umubyeyi umwe yahaye abana imigati ngo bayirye, bahugira mu kuyirya, agiye kubonabona inzoka ije ibegereye, arahamagara ntibamwumva kuko bari bahugiye mu migati barimo kuyirya, abatera amabuye. Barahindukira baramureba, aravuga ati nimuhunge. Hari igihe Imana ikoresha ibintu nk'ibi kugira ngo umuntu yicare, yitekerezeho, yisubiremo, atekereze ibyo yakoraga. Abantu benshi bajya mu byaha bakibagirwa ko no gupfa tuzapfa. Ariko iyo CoranaVirus yaje, iyo Ebola yaje, Imana ibirimo kwandika ku rukuta ikababwira ngo mwitonde, mugende nk'uko nababwiye, muve mu byaha, mujye mu buhungiro bwanjye. Kirero ni ikintu gikomeye cyane. Icya kabiri abantu bakora, nsaba buri muntu wese ngo ntazagaragare muri uwo mubare. Mu byahishuwe mu gice cya 9 umurongo wa 20 batubwira amagambo avuga ngo nyamara abantu basigaye batishwe n'ibyo byago ntibarakihana imirimo y'intoke zabo, ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibishushanyo byacuzwe mu izahabu no mu ifeza no mu miringa n'ibyaremwe mu mabuye no mu biti bitabasha kureba cyangwa kumva cyangwa kugenda, habe ngo bihane ubwicanyi bwabo cyangwa uburozi cyangwa ubusambanyi cyangwa ubujura. Icyago kiraza, abantu bamara kukirokoka ntibihane.
ariko ndagira ngo mbwire umuntu wese uzumva ubutumwa cyangwa n'urimo kubwumva ngo izi ni imbuzi z'Imana. Iyi ni inzogera Imana ibivugije ikavuga ngo ibihe biragenda bishira, kuko mu minsi ya nyuma hazaduka intambara n'ibyorezo abantu batigeze bamenya. Isi irimo iraramukwa kandi iminsi iregereje. Buri muntu wese yihane. Ndagira ngo rero ngane ku musozo w'ubu butumwa ngaruka ku cyo turimo gukora muri iyi minsi. Iyaba ari Yesu wari hagati muri twebwe mu gihe nk'iki ngiki, yari gukora iki? Kuko kuri iki cyumweru tugiye gutangira muri aya masengesho yacu, tuzakomeza gusenga, tuzakomeza gusengera igihugu, noneho twongeyemo imbaraga, kuko benshi muri twebwe ni icyo ngicyo tuzaba dukora. Abatazajya mu kazi, aho gukubita hirya no hino, icyo gihe muzagikoreshe musenga. Abazaba bagiye ku kazi nabwo muzasenge kugira ngo aho muri CoranaVirus itahagera. Abazaba bagenda mu mabisi, mubigire umuco, mubwire Imana ngo iyi bisi tugiye kugendamo uyitwikiriza amaraso ya Yesu, uyezu yitunganye, nubwo ari na ngombwa kugira akamenyero k'isuku. Ariko niyo twagira isuku ntabwo bibuza uburwayi kuza. Tubihindura umuco, tugaruke ku Mana tuyisenge. Muri iki cyumweru cya kane tugiye kujyamo, intego yacyo yavugaga ngo turashaka gusa na Yesu, gukura tugasa na Yesu. Niyo ntego tuzasengeraho. Ubundi gusa na Yesu biranoroshye cyane kubyumva. No guhora wibaza ikibazo ngo ariko iyaba ari Yesu uri mu kibazo nk'iki, iyaba ari Yesu ugeze mu bintu nk'ibi, yari kubyitwara mate. Hari ibintu bine tugomba kwitaho kugira ngo duse na Yesu. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, ngiye kuvuga ngo mu butumwa bwiza dusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, ariko nibyo kuko n'ubutumwa bwiza dusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana mu bice bitatu. Baratubwira ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenya kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko nguwo aboneye. Reka dufatanye ayandi magambo nanone dusanga mu Bakorinto ba mbere ba kabiri, nako Abakorinto ba kabiri ibice bitatu, Abakorinto ba kabiri ibice bitatu umurongo wa 18. Baratubwira ngo, Abakorinto ba kabiri ibice bitatu umurongo wa 18, baratubwira ngo ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'Umwami tubureba nko mu ndorerwamo, mu maso hacu hadatwikiriwe, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'Umwami w'umwuka. Abaroma ibice 8 umurongo wa 29. Abaroma ibice 8 umurongo wa 29. Haratubwira ngo 8 umurongo wa 29, kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abimfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Haleluya. Twakora iki ngo duse na Yesu? Icyambere Bibiliya iratubwira ngo ubwo turi abana b'Imana, ngo wifitemo ibyo byiringiro yuko Yesu nagaragara ngo azasa nawe, ngo yiboneza nk'uko nguwo aboneye. Tugendera mu gukiranuka. Ikintu cya mbere tugomba guharanira ni ukugendera mu gukiranuka, tugasa na Yesu. Ikindi tubona tugomba kwiganaho Yesu, kinahuye n'ibingibi twahoze tuganiraho, ni ukumvira tukagendera mu masezerano y'Imana. Kuko ibyo Yesu yakoraga byose, nubwo yari afite imbaraga, afite ubutwari, ariko aravuga ngo ibyo Data yantegetse gukora nibyo nkora. Tugomba gusa na Yesu mu kumvira kwacu. Icya gatatu, tugomba gusa na Yesu mu gusenga kwacu. Hari umunsi abigishwa bamwitegereje asenga, baramubwira ati Mwami, twigishe gusenga nk'uko usenga. Arabwira ati nimujya gusenga, mujye musenga nkanjye, muvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Urumva n'amagambo Yesu yavugaga n'inyigisho yigishaga, yigisha abigishwa yo gusenga, yose yarashigiye kuri bya bindi twabonye, gukiranuka kw'Imana, kuyumvira no gukora ubushake bwayo. Haleluya. Hanyuma icyanyuma tuzakora kugira ngo duse na Yesu,
ibi nibyo tuziga muri iki cyumweru. Tugomba gukunda abagenzi bacu nk'uko Yesu yakundaga. Yesu yigeze kubwira abigishwa aravuga ati nta muntu ushobora gukunda abantu nk'utanga ubuzima bwe ku bwabo. Akatubwira ati mukunde nk'uko nabakunze. Kwiga gukunda nka Yesu. Ariko mu gihe nk'iki turimo, ngira ngo icyo twagombye gutindaho cyane no gukiranuka. Kuko Imana iravuga ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, ariko bagahindukira bagashaka mu maso wanjye bakareka ingeso zabo mbi. Kuko gusenga k'umukiranutsi niko kugira umumaro mwinshi. Ikindi, gusenga twishingikirije kukumvira, kuko iby'Imana itegeka nibyihindukire gakoreraho. Hanyuma icyanyuma no gukunda. Tugasengera abantu ko tubakunda, tugasengera igihugu ko tugikunda, tugasengera isi kuko tuyikunda, kandi nibihe byaba bikomeye tugakomeza tugakundana. Imana iduha umugisha rero. Ariko twongere twibaze ngo mu gihe nk'iki, iyo Yesu aba agenda muri Kigali cyangwa agenda ku isi CoranaVirus iriho, yari kuba arimo gukora iki? Mpamya ntashidikanya yuko yari kuba arimo gusenga. Ariko ikindi, yari kuba arimo gukora ku buryo itagira imbaraga ku bantu be. Mukomeze mwirinde, ariko dukomeze dusenge kugeza igihe Imana izadusubiriza. Reka dusenge Imana rero, hanyuma dusoze gahunda yacu. Ariko ntabwo tuyishoje kuko tugiye gukomeza dusenga kugeza igihe Imana izadusubiriza, tukabona iki cyorezo kivuye mu isi, tukabona iki cyorezo cyabonewe igisubizo mu izina rya Yesu. Turagushima Mwami Mana yacu, wumve gusenga dusenze uyu munsi. Iri jambo ryawe uduhaye uryandike ku mitima yacu, uturinde gupanika, ahubwo twe tugende turi abantu bafite ibyiringiro. Turinde gukubita hirya no hino, ahubwo tugende turi abantu bafite kwizera, kandi dushyire ku mavi dusenge kugeza igihe tuzabonera igisubizo. Uduhe kugenda nk'uko Yesu yagendaga, uduhe kugenda nk'uko yari kugenda iyo aba ari hano. Ko ni mu izina ryawe dusabye Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.